Mwongeye kwirirwa inshuti bakunzi ba Rwanda Driving TV. Aka kanya tugiye kurebera hamwe amagambo akomeye n'ubusobanuro bwayo dusanga mu mategeko y'umuhanda. Nkwibutsa ko niba uri mushya wabanza ugakora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Twihuse rero n'ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere riragira riti inzira nyabagendwa. Ese inzira nyabagendwa bisobanuye iki? Inzira nyabagendwa rivuga imbago zose z'imihanda minini, amabarabara, aho abantu nyamwinshi bahurira, aho imodoka zihagarara, inzira n'utuyira two ku muhanda, ibiraro, ibyombo, mbese ku buryo rusange imihanda nyabagendwa yose igendwamo ku butaka. Ijambo rya kabiri ni umuhanda. Rivuga igice cyangwa ibice by'inzira nyabagendwa bigendwamo n'ibinyabiziga. Iyo nzira nyabagendwa ikaba yagira imihanda myinshi itandukanyijwe ku buryo bugaragara n'ubutaka bwayo cyangwa ubusumbane. Ijambo rya gatatu riragira riti inzira y'ibinyabiziga. Ese inzira y'ibinyabiziga bivuze iki? Rivuga umuhanda n'inzira ziwukikije. Ijambo rya kane rikagira riti igisate cy'umuhanda. Ese iyo bavuze igisate cy'umuhanda wumva iki? Igisate cy'umuhanda rivuga kimwe mu bice bigabanyijemo umuhanda mu burebure bwawo, bishobora kugaragazwa n'umurongo umwe ukomeje cyangwa ugizwe n'uduce dukurikiranye, ariko icyo gisate kikagira ubugari buhagije ku buryo ibinyabiziga bitari amagare, velomoteri cyangwa amapikipiki bigenda bibangikanye. Dukomeza n'ijambo rya gatanu riragira riti agahanda k'amagare. Ese iyo bavuze agahanda k'amagare wumva iki? Agahanda k'amagare bivuga igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'amagare na velomoteri, bikagaragazwa n'ikimenyetso cyabigenewe. Ijambo rya gatandatu riragira riti isangano cyangwa amasangano. Ni inkomane bivuga ahantu hose imihanda ihurira, aho umuhanda wisukira mu wundi. Dukomeza n'ijambo rya karindwi riragira riti akayira. Ese akayira bivuze iki? Akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Twihuta n'ijambo rya munani riragira riti urusisiro. Iri jambo uzahura naryo cyane mu mategeko y'umuhanda. Ijambo urusisiro bivuga ahantu hose hari amazu yegeranye cyangwa afatanye, ari ku ruhande urwo ari rwo rwose rw'inzira nyabagendwa cyangwa se aho binjirira n'aho basohokera, hagaragazwa n'ibyapa by'aho hantu. Dukomeza n'ijambo rya cyenda riragira riti umuyobozi. Umuyobozi bivuga umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa. Inyamaswa zikurura, zikorera cyangwa zigendwaho, cyangwa amatungo yaba ubushyo cyangwa imwe imwe. Ijambo rya cumi riragira riti ikinyamitende. Ijambo ikinyamitende bivuga ikinyabiziga cyose nk'igare ry'ikiziga kimwe, ry'ibiziga bibiri, bitatu cyangwa bine, kigendeshwa n'ingufu z'abantu bakiriho nko kuba bakoresha ibirenge cyangwa intoki. Twihuta n'ijambo rya cumi na rimwe riragira riti ijambo romoroki. Ese ijambo romoroki bivuga iki? Ijambo romoroki bivuga ikinyabiziga kigenewe gukururwa n'ikindi. Iryo jambo rikoreshwa kandi kuri za makuzungu. Aha ngaha urugero natanga wenda ku binyabiziga bya Bralirwa bitwara ibinyobwa, niho usanga ikinyabiziga cy'imbere kiba kigenewe gukurura icy'inyuma. Biba bihujwe n'icyuma, hagati hari icyuma kiba kibihuje ku buryo ikinyabiziga cy'imbere kiza gikurura icy'inyuma. Twihuta n'ijambo rya cumi na kabiri riragira riti ijambo makuzungu. Ese ijambo makuzungu bivuze iki? Ijambo makuzungu bivuze remoroki iyo ari yo yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga gikurura, ku buryo igice cyayo kiba kikiryamyeho kandi igice cy'uburebure bwacyo ndetse n'ubw'ibyo itwaye bukaba bushikamiye icyo kinyabiziga. Aha ngaha ni ukuvuga wa mutwe w'imbere uba ufite igisahani
Nanone amakuzungu hari ikindi gisahani iba ifite ku buryo kiryama kuri wa mutwe w'imbere. Iyo babicomoyeho uhita ubibona neza ko hari ibisahani biba bibihuje. Dukomeza n'ijambo ryacu rya nyuma riragira riti ijambo akagarurarumuri. Ese akagarurarumuri, iyo bavuze akagarurarumuri wumva iki? Ijambo akagarurarumuri bivuga akantu kose karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje.